tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye inkuru isa nkaho idashimishije kandi yakunze gutangaza benshi, ariko yerekana uburyo Yefuta yarinze umuhigo we. Nakubwiye uburyo uyu Yefuta yahigiye Uwiteka umuhigo ukomeye, akisanga yatanze umwana we w'umukobwa ngo azakorere Uwiteka iminsi yo kubaho kwe yose. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu gice cya 12 cy'igitabo cy'abacamanza, aho batubwiramo inkuru z'abacamanza batatu ari bo Ibusani, Eloni na Abudoni. Tuze no kwinjira mu nkuru y'undi mucamanza watangaje benshi, uwo nta wundi ni Samusoni. Reka tubanze dufata akaruhuko ubundi ngaruke twiganirire. Imana ikomeze kugirira neza nshuti yanjye. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Abefurayimu baraterana bagikasikazi bazimuza Yefuta bati, niki cyatumye ujya kurwana n'Abamoni? Ntudutabaze, tuzagutwikira mu nzu. Yefuta arabasubiza ati, jye n'abantu banjye twari tugihigirana cyane n'Abamoni, ndabatabaza ntimwankiza amaboko yabo. Maze mbonye ko mutankijije, mperako mpara amagara yanjye ndambuka ntera Abamoni, Uwiteka arabangabiza. None niki gitumye muntera kundwanya? Aya magambo yanditse mu Bacamanza igice cya 12 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Mu gice cya 8 cy'Abacamanza twabonye nanone ko Abefurayimu batonganyije Gideyoni. Ibi ushobora kubisoma mu Bacamanza igice cya 8 ku murongo wa 1. Impamvu Abefurayimu batonganyije Gideyoni ngo nuko atigeze abahuruza igihe yateraga Abamidiyani. Noneho hano nanone tubona ko Abefurayimu bongeye kubaza Yefuta bamukanga cyane ngo abasobanurire impamvu yateye atababwiye ngo bamuhe ubufasha. Izi mpaka n'amashyari byaranze Abefurayimu byaje kubaviramo umuvumo. Tuzabona nyuma ko ku mugabane wa Efurayimu ariho hateguriwe igikorwa kibi cyo gucikamo kabiri k'ubwami bwa Isirayeli. Bumwe uba mu majyepfo, ubundi mu majyaruguru. Ibi rero ni ingaruka y'uko Abefurayimu bagiraga ishyari n'intonganya bidashira. No mu itorero ry'uyu munsi hariho ishyari. Ishyari ni kimwe mu bibazo bikomeye bihari uyu munsi. Pawulo yaravuze ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Aya magambo yanditse mu Bafilipi igice cya 2 ku murongo wa 3. Kwirema ibice cyangwa kwifata uko tutari bishobora guterwa no kwirata cyangwa ishyari. Ibi ni ibintu bibiri bikunze gutera ibibazo mu matorero y'uyu munsi. Iyo numvise nk'umuntu ariho avuga ngo ibintu ntibiri kugenda neza mu itorero nk'uko abishaka, ntekereza niba uwo muntu ashobora kuba atagira ishyari. Iyo mbonye umuntu uhora ahanganye na pasiteri we buri gihe amuhakanya buri kanya, mpita ntekereza ko uwo muntu yaba biterwa n'ishyari. Na hano rero muri iyi nkuru turi kwiga habayeho ikibazo cy'ishyari.
Yefuta yagombaga kwirinda. Abo mu bwoko bwa Efurayimu bari bagiye kumutwikiraho inzu. Mu Bacamanza igice cya 12 guhera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 6 haravuga ngo, nuko Yefuta ateranya ingabo zose z'i Galeyadi barwana n'Abefurayimu. Abanyagaleyadi barabica, kuko babacyuriye ngo, mw'Abanyagaleyadi mwe muri abacitse, mwavuye mu muryango wa Efurayimu no mu wa Manase. Abanyagaleyadi baherako bategera Abefurayimu mu byambu bya Yorodani, maze impunzi yose ya Efurayimu yahagera ikabasaba ngo yambuke, bakayibaza bati, uri Umwefurayimu? Byabasubiza ati, oya. Bakayibwira bati, ngaho vuga Shiboleti. Nayo ikavuga iti, Siboleti, kuko idashobora kurishyitsa neza. Bagaherako bakayifata, bakayicira muri ibyo byambo bya Yorodani. Icyo gihe hapfa Abefurayimu inzovu 4 n'ibihumbi 2. Abanyagaleyadi babashije gutsinda Abefurayimu, ndetse bafata ibyambu byose kugira ngo hatagira Umwefurayimu n'umwe ucikira ku ruzi Yorodani. Nuko Abanyagaleyadi bahimba ijambo rikomeye ryarimo inyuguti ikomeye Abefurayimu batajyaga babasha kuvuga. Iryo jambo bahimbye ryari Shiboleti. Iyo rero bafataga umuntu bakamubwira kuvuga iryo jambo bikamunanira, uwo muntu yabaga ari mu kaga gakomeye. Natwe ab'iki gihe ndabizi neza ko bishobora kutugora kuvuga iri jambo Shiboleti. Shiboleti ryari ijambo rikomeye ku Befurayimu, kuko batajyaga bakunda gukoresha inyuguti H. Mu Bacamanza igice cya 17 ku murongo wa 7 aravuga ngo, nuko Yefuta amara imyaka 6 ari umucamanza w'Abisirayeli, maze Yefuta Umugileyadi arapfa, bamuhamba mu mudugudu umwe w'i Galeyadi. Yefuta yabaye umucamanza w'Abisirayeli mu gihe kingana n'imyaka 6. Nshuti yanjye, nyemera dufata akaruhuko, ubundi ngaruke nkubwira ibya Ibusani, umucamanza wa 10 wa Isirayeli. Imana ikomeze kugirire neza. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana,
abandi bacamanza batatu bakurikiyeho mu by'ukuri nta kintu na kimwe bigeze bakorera Isirayeli. Yego, ntihabura utuntu duto bakoze, ariko ntabwo babereye Abisirayeli abacamanza nk'uko bakagombye. Turasoma mu Bacamanza igice cya 18 kuva ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 10. Haravuga ngo, nuko akurikirwa na Ibusani w'i Betelehemu, aba umucamanza wa Isirayeli. Yari afite abahungu 30 n'abakobwa 30 yashyingiye mu kindi gihugu, kandi atumirira abahungu be abakobwa 30 arababashyingira. Ibusani amara imyaka 7 ari umucamanza wa Isirayeli. Nuko Ibusani arapfa, bamuhamba i Betelehemu. Uyu mucamanza Ibusani yakomokaga i Betelehemu. Betelehemu ni umwe mu midugudu y'Ubuyuda yo mu majyepfo ya Isirayeli. Ibusani yari afite abahungu 30 n'abakobwa 30. Ntekereza ko yari gukora cyane kugira ngo ashakire abakobwa b'abagabo aho gushakira abahungu b'abagore. Ntekereza kandi ko mu myaka 7 yamaze ari umucamanza atigeze abona umwanya wo gushakira abakobwa b'abagabo, kandi nta n'umwanya yigeze abona wo gucira imanza Abisirayeli. Mu yandi magambo, Ibusani yari umugabo ufata igihe cye cyose akakimarira ku muryango we gusa. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko nta kintu kibi nk'icyo ngicyo, kandi mu by'ukuri ibi sinabyo Imana yari yahamagariye Ibusani gukora. Uyu munsi hari ibintu byadutse bitari byiza, aho abantu basigaye baba imbata z'inshingano zabo. Nigeze kumva inkuru y'umuvugabutumwa umwe wari watumiwe mu nama kugira icyo atangariza abantu. Nuko umuhungu we muto nawe akaba yarashakaga kugira icyo baganiraho. Wa muvugabutumwa yaricaye maze aganira na wa muhungu we, nuko asiba ya nama. Abantu benshi bashimye ibyo uyu muvugabutumwa yakoze, ariko nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko uyu mugabo yahombye inama yagombaga kujyamo, kandi ibyo yakoze bisa no kurira nabi umwana we. Nshuti yanjye mubyeyi, hari uburyo ushobora kwereka umwana wawe urukundo bitarinze gutuma wica gahunda wari ufitanye n'abantu. Burya mu buzima hari ibyo tugomba gushyira imbere. Ntekereza ko hari uburyo yari gufashamo uyu muhungu we muto. Iyo aza nko kumubwira ngo, papa wawe hari inama ikomeye yatumiwemo, mbese wareka mukaza kubonana nawe hanyuma? Ntekereza ko iyo uyu muvugabutumwa abwira umuhungu we gutya, uyu mwana nawe hatari kumuhakanira. Se yari gukomeza akamubwira ngo, nimva mu nama turaza kuganira cyangwa tuzaganire n'ejo. Ntekereza ko ibi ari byo byari kuba byiza kurusha umwanzuro uyu muvugabutumwa yafashe wo gusiba inama yari afitanye n'abandi bantu. Mu by'ukuri ibyo yakoze ntabwo byari ukurera neza uyu muhungu we. Jyewe niko mbibona. Ndabizi ko no muri kano kanya ndiho mvuga ibi hariho ababyeyi tutari kumva kimwe ibyerekeranye n'iyi ngingo, ariko mu by'ukuri sinemera ibikorwa bibi uyu mugabo Ibusani yakoze. Mu by'ukuri yakerensheje umuhamagaro w'Imana. Mu Bacamanza igice cya 12 kuva ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 12 haravuga ngo, akurikirwa na Eloni w'Umuzeburuni, abo umucamanza wa Isirayeli, amara imyaka 10 abacira imanza. Nuko Eloni w'Umuzeburuni arapfa, bamuhamba kuri Ayaloni mu gihugu cya Zeburuni. Iyi mirongo 2 tumaze gusoma itubwira byose kuri Eloni. Nawe nta kintu yigeze akora, yewe nta n'umuryango munini we yari afite. Kubigaragara yari ategerejwe nk'umuntu uje gukora byinshi, ariko mu by'ukuri ntacyo yakoze. Mu Bacamanza igice cya 12 kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 15 haravuga ngo, akurikirwa na Abudoni mwene Hileri w'Umunyapiratoni, abo umucamanza wa Isirayeli, kandi yari afite abahungu 40 n'abuzukuru 30 bagendera ku byana by'indogobe 70. Amara imyaka 8 ari umucamanza wa Isirayeli. Nuko Abudoni mwene Hileri w'Umunyapiratoni arapfa, bamuhamba i Piratoni mu gihugu cya Efurayimu, nicyo gihugu cy'imisozi miremire y'Abamaleki. Abudoni nawe ntacyo yigeze akora keretse gukora ibiruta ibyo Yayiri yakoze. Nk'uko twabibonye mu gice cya 10 cy'Abacamanza, Yayiri yari afite abahungu 30, ariko Abudoni akagira abahungu 40 n'abuzukuru 30. Ndatekereza ko byari byiza kwitegereza abagabo nk'aba
batembera mu mujyi bari kumwe n'abana benshi babyaye bangana batya, harimo abahungu n'abuzukuru babo. Bitewe n'uko bene aba bagabo bari n'abakire, nibaza ko wari kujya ubona amamodoka yabo atambutse wenda yo mu bwoko bwa Jaguar, Mustang, Pinto na za Kuga, ukabona ari akarasisi k'amamodoka keza rwose. Tekereza nawe inshuti yanjye uburyo aba bagabo n'abana babo bari batunze ibyana byinshi by'indogobe. Ese urumva ibi atari ugukabya koko? Abudoni na Yayiri batahiye kwigwizaho ibyana by'indogobe byinshi. Ubu noneho tuvuze mu buryo bwihuse kuri aba bacamanza batatu bo muri Isirayeli, aribo Ibusani, Eloni na Abudoni, kuko mu by'ukuri nta kintu kizima bigeze bamarira Isirayeli. Maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Aya magambo yanditse mu Bacamanza igice cya 13 ku murongo wa mbere. Igihe Abisirayeli bateraga umugongo Imana ku yindi nshuro, Imana yahise bateza Abafilisitiya ngo babategeke, kandi Abafilisitiya nibo bari abanzi babi cyane b'Abisirayeli. Kuri iyi nshuro rero Abafilisitiya bategetse Abisirayeli mu gihe kingana n'imyaka 40 yose. Muri icyo gihe cyose rero Abisirayeli baje guhabwa umucamanza natwe tudashobora kwirengagiza. Uwo nawe nta wundi ni uwitwa Samusoni, kandi uyu ni umwe mu bacamanza b'indashyikirwa babayeho muri Isirayeli, kuko Samusoni yahawe icyubahiro cyinshi abandi bagenzi be batigeze bahabwa. Ubwo yatangiraga umurimo w'ubucamanza, benshi mu Bisirayeli batekereje ko ejo hazaza habo hagiye kuba heza cyane, ariko Samusoni arangiza nabo urugendo. Ayo niyo yabaye amateka y'ubuzima bw'uyu mugabo. Samusoni yabaye umucamanza ubwo Abisirayeli bateraga umugongo Imana ku nshuro ya 7, kandi n'umwe mu bacamanza ba nyuma babayeho muri Isirayeli. Icyo gihe Isirayeli yari mu maboko y'Abafilisitiya, hanyuma iza gucungurwa n'uyu mugabo wenyine rukumbi witwa Samusoni. Intambara nto y'abaturage yabaye mu gihe cya Yefuta yaje gukura ifata iyindi sura mbi, kandi igitabo cy'Abacamanza kirangira ubona ko hari ibindi byakomeje batatubwiramo. Mu gihe Samusoni yari umucamanza, batubwira ibanga yari afite mu buzima bwe, imbaraga ze, bakatubwira n'ibanga ryatumye Samusoni atsindwa. Nanone inshuti yanjye, reka nongere mbisubiremo, nta muntu n'umwe wavutse yubashywe nk'uyu mugabo Samusoni. Turasoma mu Bacamanza igice cya 13 ku murongo wa 2. Haravuga ngo, nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Sora wari umujyi uherereye hagati y'Abadani n'Abayuda, ukaba wari ku birometero bike uvuye i Yerusalemu. Manowa n'umugore we nta mwana bari bafite, kuko umugore we yari ingumba. Urumva rero ko kuvuka kwa Samusoni kwabaye igitangaza nk'uko byabaye kuri Isaka, Yosefu na Benyamini. Mu Bacamanza igice cya 13 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 5 haravuga ngo, marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Mbere y'uko Samusoni avuka, hari icyo Imana yabanje kumuvugaho. Imana yagombaga kumuhagurutsa ngo akore umurimo ukomeye cyane. Samusoni yagombaga gucungura Isirayeli. Abisirayeli bari babayeho nabi cyane, kuko Imana yari yabagabije Abafilisitiya. Marayika w'Uwiteka yabonekeye nyina wa Samusoni, maze amubwira ko umuhungu we azaba umunaziri. Ngira ngo uribuka ko ubwo twigaga igitabo cyo kubara, twabonye ibijyanye n'umuhigo wo kuba umunaziri. Hariho ibintu 3 byagombaga kuranga umunaziri. Icya mbere, ntiyagombaga kunywa ibisindisha cyangwa vino. Kubera iki? Kuko ibyanditswe bivuga ko vino ari umushukanyi. Inzoga ishimisha umutima w'umuntu, akaba yakora ibidakoreka.
Umunaziri rero yagombaga gushakira umunezero we mu Uwiteka aho kuwushakira mu nzoga cyangwa vino. Mu Befeso igice cya 5 ku murongo wa 18 haravuga ngo, kandi ntimugasinde inzoga zirimo bukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Nshuti yanjye, niba dushaka gushimisha Kristo, tugomba gushakira ibyishimo muri we, kandi ibyishimo ni imbuto y'Umwuka Wera. Mu Bagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 23 haravuga ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Nshuti yanjye, ibyishimo ni imbuto y'Umwuka Wera igomba kuranga ubuzima bwawe n'ubwanjye. Icya kabiri, umunaziri ntiyagombaga kogosha umusatsi we. None se ibyo bisobanuye iki? Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 11 ku murongo wa 14, Pawulo aravuga ngo, kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbije umusatsi umukoza isoni. Ibyanditswe bivuga ko iyo umugabo ateretse umusatsi mwinshi aba yikojeje isoni. Umunaziri rero yagombaga kwemera kugibwaho n'isoni zo gutunga umusatsi muremure. Iyo rero niyo mpamvu icyuma cyo kogosha kitagombaga kugera ku mutwe w'umunaziri. Icya gatatu, umunaziri ntiyagombaga kwegera umurambo. Yagombaga gushyira imbere Imana kurusha abo mu muryango we n'inshuti ze. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 14 guhera ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 27, umwami Yesu yaravuze ngo, umuntu uza aho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Mu magambo make, ibi bisobanura ko nta kintu na kimwe dushobora gushyira imbere ya Kristo. Iki ni ikintu abantu benshi bananiwe gukora muri iyi minsi. Samusoni yari umunaziri, yari umuntu w'Imana, kandi iri ni ryo banga ryatumye ashobora kugera ku ntsinzi ye. Imana yamuzamuye kubw'umugambi, kandi intsinzi ye yabonerwaga mu Mana. Nyamara ntabwo yaje kurangiza neza umurimo Imana yari yamushinze. Nshuti yanjye, mbese wababonye icyo umurongo wa 5 uvuga? Samusoni yari yatangiye gucungura Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Intsinzi yari yatangiye gukomanga ku rugi rwa Samusoni. Samusoni niwe watangiye, ariko siwe washoje. Yatangiye gukiza Abisirayeli, ariko ntiyigeze arangiza uwo murimo. N'uyu munsi hari abakristo benshi bameze gutya, batangira neza cyane ariko ntibarangize neza umurimo Imana yabashinze. Pawulo yabwiye Abagalatiya ngo, mbese ko mwagendaga neza, ninde wabujije kumvira ukuri? Aya magambo yanditse mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 7. Batangiranye imbaraga nyinshi ariko barangiza bameze nk'ingabo zatsinzwe. Abantu benshi batangirana imbaraga zo gusoma Bibiliya ariko bagera hagati bikabananira. Nshuti yanjye, nkoreye Imana igihe kitari gito, ariko nabonye abantu benshi bagiye bananirwa gusohoza umurimo batangiye. Bene aba bantu ntibigeze babasha gusohoza icyo Imana yabahamagariye gukora. Mu Bacamanza igice cya 13 guhera ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 25 haravuga ngo, nuko hanyuma y'ibyo umugore abyara umuhungu amwita Samusoni. Umwana arakura, Uwiteka amuha umugisha, maze umwuka w'Uwiteka atangira kumukoreshereza i Mahanedani hagati y'Isora na Eshitawoli. Iyi mirongo tumaze gusoma itubwira ahantu h'ibanga havaga imbaraga za Samusoni. Imbaraga za Samusoni ntizabaga mu maboko ye, nubwo yishe ibihumbi by'Abafilisitiya akoresheje amaboko. Imbaraga ze ntizabaga mu mugongo, nubwo yabashije kwikorera amarembo y'Igaza ku mugongo we. Ibi bikaba byarabaye ibintu bidasanzwe yakoze. Ikindi kandi, imbaraga za Samusoni ntabwo zabaga mu musatsi we. Reka nongere nsubiremo, imbaraga za Samusoni ntabwo zabaga mu musatsi we, nubwo yagize intege nke igihe bawogoshaga. Ahubwo Samusoni yagiraga imbaraga iyo umwuka w'Imana yamuzagaho. Kogosha umusatsi we sibyo byari gutuma Samusoni abura imbaraga, ahubwo umusatsi we cyari ikimenyetso gusa cyerekana ko ari umunaziri. Igihe bogoshaga umusatsi we, umwuka w'Imana ntiyaramuriho. Kubera iki? Kuko atigeze azirikana isezerano yagiranye n'Imana. Ibyo yakoze ntibyari byiza na gato.
tujya dukunda kubona amashusho yamamaza kuri za televiziyo zacu, aho bashobora kwamamaza ibijyanye n'uburyo abantu bubaka imibiri yabo, ndavuga bimwe bita guterura ibyuma biremereye. Iyo bariho bamamaza bene iyi myitozo ngororamubiri, usanga berekana umuntu uko yari ameze mbere y'uko aterura ibyuma, bakongera bakerekana uko ameze nyuma yo guterura ibyuma. Amashusho ya mbere y'uko aterura ibyuma ubona umuntu ari muto cyane, ariko amashusho ya nyuma yo guterura ibyuma imitsi ya wa muntu iba yarabyimbye amaze kugira ibigango. Nubwo abantu benshi batekereza ko Samusoni ashobora kuba yari umuntu munini cyane, ariko ndakubwiza ukuri ko iyo ari umwe mu bantu bato tubona muri Bibiliya. Izina Samusoni risobanura izuba rito. Yari afite imisatsi miremire, yari umusore ukora utuntu dusekeje cyane kandi dutandukanye. Yakinaga imikino y'abakobwa ku buryo abakobwa bamufataga nk'utagira ubwenge. Yari ameze nka cyabakobwa. Samusoni ntabwo twamubara mu bantu bakomeye kandi bafite ibigango muri Bibiliya, ahubwo niwe muntu wagiraga utubaraga duke kurusha abandi. Uyu muvandimwe wacu Samusoni yahoraga aziritse ku makanzu ya nyina. Uko niko Samusoni yari ameze. Hanyuma iyo umwuka w'Imana yamuzagaho, nibwo Samusoni yashoboraga kuba umunyembaraga. Iyo wamuvagaho, Samusoni yatakazaga imbaraga ze akamera nk'amazi. Abantu bo mu gihe cya Samusoni bashakaga kumenya aho imbaraga za Samusoni ziba. Ntibigeze bamenya ko Imana itoranya abanyantege nke ba nyuma bo mu isi kugira ngo isohoze umugambi wayo. Abantu benshi rero wasangaga bakunze gutangarira Samusoni, bakavuga bati, ni gute akagabo nk'aka ngaka gato gashobora gukora ibintu bikomeye bisaba imbaraga nyinshi? Nta handi bari gukura ubusobanuro usibye kumenya ko byose ari Imana yabikoraga. Reka dusenge. Mana, uduhe kumenya ko ari wowe dukesha byose. Hirya y'imbaraga zawe umwana w'umuntu ntacyo ashoboye. Reka guhera uyu munsi buri wese atangire kumenya ko ari wowe utuma tugira ubuzima bwiza, twunguka mu bucuruzi bwacu, dutsinda mu masomo yacu, tugira igikundiro imbere y'abakoresha bacu n'ibindi byinshi. Kandi ibi bitume duca bugufi maze icyubahiro kibi cyawe gusa. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti yanjye, wakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha nzakomeza kukubwira ibyerekeranye n'uyu mugabo witwa Samusoni, nkubwire uko yarangije nabi umugambi w'Imana yari yamutoranyirije wo gukura Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.